comment est-ce que tu peux oser faire ça chez moi? Numva ibyo bintu kwe kubimbaza. Murakundana? Amafoto yanjye ngaragara. Wowe uwo munwa wawe ukweduye Fenda nunze. Ngaragara gutya bien. Hambona wemezwa n'imigire nka. Nze ngucisha mingi. Isuko umushoferi kumana amezi 3 wawe bihuriye na papa. Hari ibintu ubona bitashobora guhura. Uzi bidashoboka. Bidashoboka. Urumva kasana nyine nikamusamariya muhema. Urumva ejo we nazunguye paro nabwo ni paro. Shaka dusangira akantu. Naraboneka maze tuganire. Zabone nganire na paro dusangira akabyeri niba ngo bamukurura amatwi niba ngo bamuguteza. Nabwira paro gutekereza ko Sara yateta n'umushoferi. Umushoferi wa numwana wiyo za ruhango wagize amahirwe n'umwana ashaka n'imfubyi. Nta kindi uretse ko ari umwana nyine ukiri mutoya abakobwa babisanzuraho ko bamuraza amajoro ibazi ko bari nko ku kantu bamuraza amajoro ko nta inzoga bituma rero bagirana utwo tubazo ariko rwose pe Sara arabangamiye. Nyine nje ntago ndi kumva rero ma ikibazo Paulo yabivuyemo. Paulo yabivuyemo rwose tudenku aramubwira niba umushoferi agumye muri rugo ubwo ntabwo kiri muri gahunda nawe. Ariko ngiye numva aho ngaho kwabara kurengera. None se Faso mufite uburyo mubayeho? Afite uburyo nawe amanaginga urukundo rwe. Sasa gusa ntabwo numvise ukuntu yajya kubwira umuntu ngo nimwirukane uyu muntu kugira ngo tubashe gukomezanya mu rukundo. Ibyo ari byose hari ikintu ugomba kumenya na kimwe. Nimba ubonye umuntu aguze imodoka nshyashya ari muri business yawe nawe gerageza izo modoka zawe ufite ngo zishaje uzikoreshe uzitera irangi zijyana n'igihe. Rukuba nawe nimba ubona umuntu ari kuri gisata burenge gerageza nimba ari n'imitoma buri gitondo utajya gukora yohereze. Sara aragukunda muryango urabizi imiryango yacize ko mukundana depuis longtemps n'impamvu turara amazono kugira ngo tubakire ejo hazaza hafatika rwose wicwice kwintage n'umushoferi nk'uyu umwana muto ukiri muto nk'uyu ariko navuze nti ni byiza kumbikuganiriza. No. Buriya parasha ko yaratinye kukubwira ko nashatse kumukura amatwi kuko hari bwomeretse kubaganiriza. Ariko bite byanyu ko mutambwira mbona abaye nk'ukonje. Ushobora kuba naramutonetse ukuntu. Ariko ibyo ni ibintu byoroshye. Faso Paulo ni mukuru turaganira utuntu twinshi cyane. Ntabwo yakwanga kumugira inama mu urashaka kuntu bica ku ruhande. Yenda bigerageza kabisa. Sironi yanyira ubundi mu cyayi ndaza da. Moya nanjye nage mo ndeba amaherezo yacu. Icara umbwira ukuntu unteye agahinda bigeze ahangaha. Asa mama ngiye ngutwaye kuno. Ubu uzamukunda nzaruha kugeza ryari kuri iyi si yanjye. Nakuse mama ngiye nkugize ne kuryo watangira uzunariya none. Mwana uratinyuka ugafatira diamond ukayijyana mu cyumba cyawe. Nize mama ngiye mujyanye mu cyumba ko ngize gutya nkabona yanguyeho. Mwana we akse wibuka ukuntu nakuruhanye. Ubyibuke neza. Naragutwise nanga kukujugunya nkuko abandi bakobwa babikora. Ndavuga nti umwana wanjye nzamunambaho ndakuruhana ngucira inshuro ndaguheka nkora akazi kose gashoboka kugira ngo ubeho. None ubonye aho umaze kuba umugabo utanye gukora amabi nkaya ngaho. Akase mama uretse kurimo kurira utazi n'ukuntu byagenze ngiye uriya mukobwa ngo yo gutyo gusa nta n'ikintu na kimwe kigeze kiba. Nta nubwo ari ngiye wamukingure nta nubwo ari ngiye mama. Umwana yarenze muri saro gute arenga mu ntebe ndakingura icyumba uramwihorera uragenda niyo mwabo nta kintu mwakoze buse bunabibwirwa ni. Nese mama ko yagize gutya kango wanjye nari gukora iki. Nazuna kumwirukana ngamusora kandi ari mama nawe igira ibintu ntambara sibyo. Mama ntabwo ari big deal bigira intambara. Uyu mugabo ahora kunyurira ngo yarakureze nturise. Nk'ubiyuyi agira gutya akasanga uriya mwana w'umukobwa muri iyi nzu ye mu cyumba wari kubigenza gute ubu twari mama nawe uri kundenganya ariko mama ngaho wirira sibyo ngaho ariko mu by'ukuri kundenganya ntabwo ari ngewe pe kuri iyi si koko ugatinyuka mama kuri kwima have
umva urambabaje mushobora kumva ukuntu umutima wanjye ubabaje mwagiye mugira agaciro koko ariko mama ni ukuri ko Imana iri kundenganya ngize gutyo mbona umukobwa ngo habe nta nubwo nigeze mukora habe nta na business nigezemo nguwe basi mama mbabarira urabizi ko nta kuntu uri kurira sibyo ariko ntabwo ari ngewe pe kandi ndakwizeza yuko nta nubwo ntabyubahuka narira se kugeza ryari ngaya embaro cici hasi atagira na kira niko sigaye mwirwe murira niko nibiki byabateye amarira hano mbona ariko urugo wagira ngo waruhambyemo umusazi no kuri kwima ako siko twaturi kuganira ariko muratonganye mubigenze bite murarwanya muye n'umukobwa hariye umukobwa ari kurira inzira yose ubuse sinene niwe wazipanze gutya sinazipanze gutya nahiriwe siko numva ibisego wagira ngo uzi bya bitanda byako ntago bizi bitanda bya kera byitwaga teremuka ndabizi wajya ujya kwanya gukora urabizi teremuka cyangwa n'intebe zimaze gusaza ubwo washaka kunkuramo andi mafaranga uzazigura nawe abapapa iyo batangiye kubwira abana babo cyane cyane b'imfura ngo hari ibintu bitangiye gusaza mu rugo tuba turi kubyumva rega se turinjije nshatse gutekereza ikizo ubwo ushaka kunkuramo amafaranga yo kugura intebe kabiri kangahe ngura intebe shaka ubu ntabyo njya ngura hano wenda si intebe ariko se ntabyo njya ngura hano nuko ubu bikeneye ngeze ibyo nkene nibi nyine ubwo n'izi ntebe n'umushaka muzazitware njye n'umugore wanjye kurya pima kuri tapi nawe ukaba muri etaje uryamye kuri tapi ikibazo kiri heza kigeze no kubunezerewe kigeze no kubunezerewe ese ubu wowe reka nkoze wowe kuryamye kwicaye muri izo ntebe uranezerewe siko izamuze wowe ndakubaza kuri wowe uranezerewe niyo wisuzumye neza ikibazo kirimo akantu k'akatuzo kataryoshye neza biraza kugorana kuryoherwa nsobanura nyine nawe uri umuntu mukuru sobanura urumva mu mitekerereze yawe mu migendere yawe mu mivugire yawe mu mitekerereze byose se waryoherwa gutura umusore nyine ukiri ingaragu kuki ukomeza kuba ingaragu ibyo bizatungana ni ugusimbuka nk'ujya muri pisine genda gake amakuru ya mucuti wawe inde uriya mukobwa nyine muri inshuti Sara se biraho ibyo ugiye kuvuga ubanza ibitekerezo ntumbeshye neza ndakubeshyira iki biraho neza ndakubwira ngo biraho ntabwo muheruka kuvugana ryari oh my god waretse icyo kiganiro tukagihindura kubera iki njye ntabwo nshaka ko tugihindura kandi turakomeza tukiganire njyewe nawe uragira ngo njye kuganira na papa wanjye bya shere wanjye nako simbizi nuko ninjye ubikubajije ariko twitwa ninjye ubikubajije kandi mbikubajije kubera ko hari impamvu nyine ntiwiruka kumuvuga mu izina simperuka kubona akaga ka buri kanya ujya kuri telefone bimeze gute hagati yawe nawe rero ntabwo nyine sinzi uko bimeze reka nkorohereze gusa biraho ntabwo yawimbeshya reka nkorohereze ntabwo uzi ko ndi inshuti na papa we papa we yambwiye ndagushaka aranshaka njye wowe turagenda turahuha tuganira bisanzwe nyine bizinesi zacu ikintu cyose dushyira ku murongo nanamwemereye kuza kumwinjiza muri zino bizinesi zanjye zo guhinga ibyayi no kubicuruza usanga yashaka amafaranga nta kibazo azaza ariko yambwiye ikintu kibabaje umuntu nkawe nareze nkamurera neza nkamurera nk'umuntu ugomba gufata icyemezo runaka nkamurera nk'umuntu ugomba guhagarara kigabo umuntu w'umushoferi ugirane bifu nawe ngajye kugutwara umukobwa uti lisansiye nkawe kameme neze nk'ubwo ntabwo mba ndi kumva uburyo nyine mwabiganiriye tugomba kubiganira kubera ko ni iterambere ry'abana bacu kuba mwari mukundanye ni ibintu bitureba twembi
kandi byari kuba ari byiza kumugumanya ko turi inshuti sibyo akuya ngo njye kubona uri kujya mu mihana handi hantu ntazi nawe ajye kubona umukobwa ari kugira hirya atazi afaza yaguma mu muryango mo hagati none wowe utangiye kubyica ngo umushoferi ntago ari ukubyica papa ntago ari ukubyica urumva uko byagenda kose mfite impamvu zanjye izo mpamvu rero nizo ushaka kumenya kuko nk'umuntu w'umugabo ku myaka yawe ntabwo reaction yawe reka kubaho none se ushyigikiye ko nari kubaho nkaba ndaho ndi gutereta umukobwa hari undi muhungu nawe ntazi ibyo arimo bahorana ari iruhande rwe biraho ngaho urabishyigikiye ubundi se wigeze umenya imvo n'imvano y'uriya muhungu ariko ibyo ntabwo byandebaga yes kuva bitakureba rero niyo mpamvu wowe ari gukomeza inzira yawe watangiye inzira yanjye natangiye rega ntago igishobotse kubera nyine bishobora kuba byo uburyo byatangiye bifite uburyo byatangiye ndavuze ntari ibintu biri kubera iwanjye sinzi ibyari byo ngize ngo ndaje mbabaze nsanze namwe nandi marira niki kiri kujya mbere habaye iki nta kintu cyabaye turi kuganira ese kuri kumusubiza ariko adasubiza njye naganiraga n'umwana wanjye ari cyo nuko uwusohotse arira umumugize mu iyo umubaza se ariko murashaka kuzicura umuntu muri iyi nzu noneho bagafata intumbi ye bakayingerekaho iya gahunda yanyu murayikomeje nta mahoro ushobora kuzagira na gatoya mashaka kwica umuntu duhuye ari gutabaza ariko se papa ninde wishe umuntu yego ye niko usigaye nuko ibintu byose urabifata ukabitugerekaho nkaho nk'ubu ibi bintu byose urimo kubishyira ku mutwe wa mama akoze iki Tawfira nasuzugurwa usigaye ujya kumvugisha ugahagarara ubu urumva usigaye ubu nawe ibintu uri kuvuga ntabwo byumvikana kandi tumaze kubirambira usigaye umva umugabo ku buryo mvugo mpagaze nawe ugahagarara amaso ku maso uri murandeba mu bwonko hano uri muritegereza ubu kintu nshaka kukubwira ubu urumva narabatindiye mama akeneye amahoro ninde wakubujije mwayambujije ninde wakubujije mukora intambara muri uru rugo ariko kankubaza ubu suri kwikanga ubusore ukumva wandenze amavi papa niyo naho ngombwa tuzabikora tuzajya mu mitsi no kuvuze uvuze ko urashaka ko nibiba ngombwa tuzabikora wow niyo gahunda mufite akarengane kuri mama ngiye maze kubihaga mandekura nawe mugeza bino bintu bimaze kuba too much mushaka no kunkubita noneho pa ntabwo ngukubise ariko nibiba ngombwa tuzajya mu mitsi murashaka kunkubita wowe n'umuhungu wawe murashaka kumfata mukanyica ungezaho mpinduka imbwa muri uru rugo nari umugabo niko avuze ngo iki subiza ndakubajije ngo avuze ngo iki funguzwa hano ariko uyu munsi ahantu bigeze niba umukobwa ajyana umuhungu kumugurira imyenda akamujyana mu masaro kumukoreshereza imisatsi kamujyana ahantu hose indi ujya gukoreshereza undi misatsi umukobwa akajya gukoreshereza umuhungu ibyo nahise ubundi indi buhagarare hariya ngo kubera ko ngo ndi umugabo umubwire ngo ngo ntuzongere ngo gukoreshereza ngo uyu nguyu ngo ntuzongere ngo kujya guhahira uyu sibyo uko byagenda kose iyi si tugezemo buri wese yifatira imyanzuro so niba umukobwa yumva ashaka gukomeza gucudika n'uwo nguwo bakajya gushopinga bakajya gukora ibyo byose njyewe ntabwo nshaka kuba muri iyo si sibyo
kuko nijye wakagombye kuba priorite kuri we nkuko nanjye nari namugeze priorite kuri jewe sibyo ariko niba atangiye kugira izindi mpamvu zituma ntaba priorite kuri we ntabwo ndi bugume hariya ngo njye kurira cyangwa ngo njye kuvuga ngo urumva njye gushyira amavi ku butaka ntago ari uko wandeze niba papa we byamabaje birumvikana bitewe n'imishinga twari dufite ariko ntabwo ndi buhagarare hariya ngo ndebere ibintu birimo biraba gusa ibyo bintu nabibwiye ababyeyi be yaba ababyeyi be yaba we yaba sister we narayimubwiye nta n'umwe ushaka kubyumva kuzana umuntu ukavuga ngo umuntu runaka utazi impamvu ye utazi aho ibye ngo kubera ko ngatwara ngo araje ngo mumushakira icyumba ngo ahantu gutya wenda munakegeranye n'icy'umukobwa wanjye cyangwa muramwekere mu cyumba kimwe noneho bajya birirwana umunsi ku wundi ibyo bintu urumva nagenda hariya nkicara nk'abantu ngo ndi umuntu w'umusirimu uraho ndi bufuhe ngo n'iki ubyumva ejo noneho bizajye kumfata nisanze ndi mu bintu ntazi barimo barakora ibyo ntazi jewe ndaho ngaho hirya iyo ngiyo ngo kubera ko ntafushye barantaye hirya iyo ngiyo nese nakuyemo akarenge kanjye vuba ahubwo bitarajya kuntera depression urabyivugiye ngo ntago ariko nakureze n'umwanzuro wafashe rero ntago uhuye nuko nakureze impamvu ni iyihe ntureba iyo utunze urutoki umuntu gutya urureba urunguru ko ari urunguru izi eshatu nizo nyinshi ziba ziri kukureba banza umenye nimba ibyo byose biri kuba wenda we nta ruhare ubifitemo witera gutya ururu ku muntu umwe gusa nawe ubwawe itere ubanze witekerezeho wibaze nimba rero nawe nta kibazo ufite ushobora gusanga keya wenda wari waramumenyereje sibyo saa mu gitondo saa sita nimugoroba sipa wenda warabigabanije mwana akabona ibyavaga iwawe byararangiye turi kumvikana kandi noneho ikindi umuntu w'umugabo ntagahunga ikibazo ako kanya ahubwo arabanza akagenda akakijyamo kugira ngo naho azajya n'ahandi atazahura na cya kibazo ushobora gusanga hano uhunze ikibazo kandi wenda ikibazo kiri kuri wowe hari urahageze uhunze ikibazo hari urahageze uhunze ikibazo finaluma bizabigize ariko wanje ukamenya umuzi w'icyo kintu nibwo uzamenya uti okay ndagiye ariko ikintu ntago kizongera kumbaho insubira mbi niki insubira mbi niki ntabwo mbizi ubundi baravuga ngo ni ibinyoro cyangwa ni inkoni turi kumvikana yes nuko rero banza umenye ese uyu mukobwa ko ari kwitwara gutya singiye waba uri kubiteramo intuza iso ngiye nyirabayazana none unanarebe nimba utari kubitiza umurindi kuko bishobora kuba byaratangira akantu ka fake gato cyane wowe ahubwo ukabizana ukabigira ikintu kinini cyane kandi hari uburyo bwari byoroshye ko kubizamura mu kantu gato cyane tubanza utekereze mu bintu byinshi kandi ufate hangire nyinshi cyane banza urebe ntabwo nshaka kuri mwana w'umukobwa gucika uri mwana afite ubwenge uri mwana ubona akatekereza ntabwo ari nkano bantu bo hanze ujya ubona nta vision bafite bari abantu bari aho ngaho gusa kandi nawe umuntu ushaka ni wa muntu muzuzuzanya ntabwo ari wa muntu udepanda kuri wowe gusa ibikumva va muri ibyo rero wivuga ngo ngiye gusa nari kujya guca no va muri ibyo kandi ubinyemereye iki kintu uzagikora sibyo ndaza kubitekerezaho ndetse bitekerezeho urebe wisuzume urebe ahantu ukuntu byatangiye urebe ko rero mba nta hantu watsikiye aho hantu watsikiye rero niho umuntu ahita kuzamukana ugasanga utega papa siko mu byita muri namisongo ni gapapa wari uzi ko ntabizi niko byitwa bitekerezeho rero ntago paru narinzi ariko umeze cyose kandi nabone ikise uyu munsi ngiye gukorera kuri teri kandi dufite abakiriya benshi tugomba gupimira sarabe n'iby'akazi kawe biransetsa rwose none se icyo kintu ko gisa ntabwo wagitwaye mu kantu ndagishyira mu modoka ntugire ikibazo
iyo ufite imodoka ibintu byose biba byoroshye none se mako utambwira Mubwire papa mwavuganye shagira amatsiko. Twavuganye. yakubwiye iki se Nyine yaganiriye na se wa Paro. Saza arabyumva aranatangara cyane aranaseka kumva Paro yaratinyutse gufuhira umushoferi. Barabiganira nk'abantu b'abagabo bahamagara na Paro barayimwumvisha kuri nta kintu bitwaye. Ariko rero mwana wanjye ikintu ushaka gusaba nawe umbwire. Urabizi ndi umunyamabanga wawe wa mbere. I know Ukunda ibintu bindi. oya mama ese ubwo urumva nakunda umukozi Uzaramuka unkojeje isoni. Papa wawe yabimbajijeho. Mubwira ko ntabyo nzi nzabikubaza. Ariko niba ushaka kuzadakoza isoni. Burse Paro uramukunda cyane ku buryo nta wundi wamusimbuza. mama Paro ndamukunda namwe murabizi reba igihe tumaranye Okay. Ubwo umusongera muvugane kuko ababyeyi b'ibyo babirangije. Kandi rwose ubukwe bwanyu buhagaze. Ni ubukoze isoni umuryango. mama wihangayika ntabwo nakoze isoni ikindi kandi nawe urabizi sinakunda umukozi Abanyura umuhungu waramugize mwiza cyane sinzi. oya ma arabikwiye none se uragira ngo dukoreshe umukozi usa nabi Ubundi uriya mushoferi usa neza niyo twashaka cyane cyane n'abashyitsi tuba dufite. Ni byiza ariko nizere ko nta rukundo ari ubuntu bwawe. nta by'urukundo pe ikibazo wabyambariye pe Ntaruzi ngo urancika. umara urabizi ko najya mbere oya banzumbwira Uzanye ibibazo byawe nari ibya. Turabivuga ntabwo muri ari byo restaurant nshaka nyine. kukubwira uzi icyo nshaka kubaza ibintu twavuze ibyo gukorera papa warabikoze Papa. ya planka nakubwiye ubu Wapi. Ariko ejo nzabikora. Ase papa ntabwo nzi ko atigeze arahana. Nawe uranga ari mu mandazi. Nese ari kwikuramo kwehe. sikuru nahinzi ngo ubu ngubu ufite amakuru yose cyangwa ibintu wabikize Nese nari kwimukorera se mu muyaga cyangwa ari kumushushanya. ikintu gihari papa nakomeza kubangamira mama kuri uru rwego kuko njye maze kubona ko biri too much Nese none waranganye. bimaze kuba too much ikintu ngiye gukora wowe mama mwese nzabafata mbakure hano tugende tumubise twigendere tujye kuri Ndetse nsige papa. okay nutamusiga twe tuzagusiga Ase nawe ntukagikomeza. No. Nese habaye iki? kwi ibintu bimaze kuba too much Nyine ariko yayikoze. uzi wisinzi za kubundi uba mu kihe gihugu Ase ko nyine. intambara ziba mu rugo Bandi mu ntabwo cyumba uzizi cyane cyangwa nibere ari uzi ko akwiriye. niba Nese habaye iki? papa ibintu akorera mama mama uyu munsi ndatantinze Nase ntabwo turi busangire. oya ntimwirirwe munegereza hari umushuti wanjye ufite anniversaire nimba ku kazi ndahita mucaho Ako sara ubwo papa waraza yicare ku meza nambaza kuri nguriye mvuge ngo iki. ese mawe nta nubwo wamuvugira Rero jewe buri uransetse mbwira ngo njye kuvugira. Papa wawe muri inshuti uri imfura ye. Wakaba mumenyesha ayo makuru ukamusaba uruhushya reka ngo nubwo uri mukuru pe. Ariko wakaba usaba ababyeyi uruhushya kare. Ntabwo uri ubu tumenyesheje ntabwo ubusabye uruhushya. okay basi nindangiza akazi ndamwihamagara ndimubwire ahubwo se mama nzi kuza guhamagara Paro Kumana nyagasani Sara. Kirasira. Umuhungu we yivumbuye nka kuriya. Akaba ibintu by'imishyikirano hagati y'ababyeyi. Urategereza akaba ari kwihamagarira. none se ko mukumbuye Birumvikana mukumbuye ariko utegereza. Wihangane. Kuko iminsi umaze mutavugana niyo myinshi. basi wowe umumamagarire yumve ko hari ikintu yakubwira Batagira ngo umukobwa wacu abaye umugabo cyane. Reka tugomba no kwihagarara. Ikindi Sara ndabona ibintu byo gusaba urushya ababyeyi utabikozwa kandi niyo nzira nziza izakumenyereza nuko numara kugera mu rugo rwawe utagomba kujya ahantu utabwiye umugabo wawe. ese ubwo ko imyaka mfite ndi umuntu wo kugenda nsabye uruhushya None se ugiye ukagira ikibazo tutazi ahantu uri twamenya tukubariza kandi muba mubizi ko nagiye mu kazi kandi uri uvuye ukajya mu bashuti bawe hirya no hino ubwo se ku kazi kawe niho uri bubiri cyangwa uri depurase ujye n'ahandi hantu mama mbabara utanyerereza kandi reka nkubwire se reka nkubwire ndi nyoko ngomba kuguhanura ejo utazagera no mu rugo bakagira ngo ntiwarezwe ubundi yagiye umuntu afite urugendo afite ahantu ashaka kujya wakabaye nk'ejo cyangwa mbere yaho umbwira uti mama rero ninzajya ku kazi umunsi n'uyu
nzaza ntinze uze kubimbwirira na papa sibyo yego nkakubaza nti nihe ukambwira uti Nyamirambo Nyabukiranga ku Gisozi nkamenya icyerekezo ugiyemo sibyo hanyuma iyo ukoze ibintu nk'ibi uba umenyesheje kugiye ariko simanza ahantu ugiye nibyo ugiye ku kazi kwandi hantu urica mambabarira reka ngende gusa ndagusezeranya ko ibyo byose ngiye ndaza guhinduka nzabikora uko ubishaka urimo urategura urugo rw'ejo hazaza I know ibyo uzigira aha rero nibyo bizakubakira ukagira akazi keza thank you mama ugira umunsi mwiza love you too niba ari ukumukubita niba mujyana Sikona nawe yarengere sa umugore kuyara umugabo kwitira umugore papa siga akorera ntabwo papa yabikora wenda yamutonganya ariko ibintu uko wagiye urabona nje kumuhimbira hano aba yenda no kumukubita aramuniga akamufata akamushyira mu musego ariko shakisera narwose ubase yabikora agaza aho ngaho nawe waburi ikigwaye rero nicyo kintu ndikubwira aho kugira ngo nge nzakora amabara muri runo kumbona biri seriye bora mani birakabije bimaze kuba tubanje nise gukora mfasha mukubita isembwe ngewe ndakubwiye ngo aho kugira ngo ngewe nzakora amabara muri runo rugo fasanye ngiye nkibwiramo n'ingende yaramukubise ureba nibagira ikintu ukora ntabwo yamukubise ndeba ariko habuze gato none wamenye gute ko yamukubise akaso ntabwo wumva intambara zibera mu cyumba umva reka mbwira sibyo niba gukorera prank byarakunaniye genda uganirize Mana umwicaze umwigishe ndabizi ko warakumva ngewe uzi ukuntu njyamfata nk'ikihe mfata nk'umuntu wananira ugende sibyo akusubakira ubu utangiye kureba gutyo ubu ndabizi I'm good. Yes. Ndumva nyine umugongo uri kumye. Wazize iki se? Ko nta kintu ujya ukora kuryama kwawe n'ubundi ko bizakwica. Wagiye ubyuka ugakoropa nk'iyi nzu uwo mugongo ugakomera. Nakoropa ugakoropa nyine. Umwana wawe wikenera. Nese ahubwo kuri mu gikoni uri muri ibi bintu bimaze bite Sandrine ari he? Ahubwo utangira woze ibi byombo. Aya masafuri ibi byose ubihanagure ubibike. Nurangiza nabwo ujya kwisiniri uteke. Mariko sikari bw'umwe. Sandrine uyu ni umunsi we wo kuruhuka. Yabwiye rero ko agiye kujya mu isoko kugeza amatwi banze inyuma. Yabwiye ko agiye kujya mu isoko gushopinga imyenda ye. Yarangiza akajya kureba umukobwa w'iwabo ngo urwaye. Namuhaye uruhushya rw'umunsi wose. Aka kazi k'uyu munsi njye nawe. Sara yagiye ku kazi ntahari. Papa yagiye ku kazi ntahari. Njye nawe. Uragenda umwicaza sibyo kandi ubona ari kumuka modu keza mugende umubwira ati rero daddy mvanze umuryoshye mwito tuzina twize twatunduza kundi tangira umubwira ati rero daddy nshaka yuko gutya na gutya ibintu nyine urugo ruzamo ibyishimo sibyo kandi biswa bishobora kwiga urugo ruzamo ibyishimo dukeneye urugo ruri mu mutuzo w'ibyishimo handi umuntu ataga bati ngiye ubwo se araba yanatashye ndabona bino bintu bivuze gutwicira gahunda ibindi bisigaye tubiganira muri restaurant katugenda ndore twanakererewe nshaka ibintu byumva neza uko biraza gukemuka nese aho nawe wumvise gusohoka ntabwo ujya utuza erega nese unsohokana kangahe mu munsi kuba uri kugenda usohokana ari amaninja wagira ngo arota mushiki wawe nawe kandi aza gufata ibyemezo ibyo bakora wabikora si byo ananizije nizojyana izo nkweto ase inkweto nazishyize mu modoka yawe tugende uri kunyerereza tugende ni ndende ntabwo nashaka kuzigenderamo none ariko wazishyizemo ryari sha tugende va muri ayo ari nuko nanjye mfite class uyu munsi ntundi ntibikubuza kujya ariko n'isundi kuva ryarakoze mu rugo bagira off abakozi bo mu rugo ntabwo ari abantu
ni imashini se ku buryo bagomba gukora bataruhuka si ni imirimo yo kuruhuka mva nkubwire umukobwa wanjye iki ni cyo gihe ubona utangire kwitoza imirimo ko zigahora gahagura hano umva ejo cyangwa ejo bundi nawe uzagera urugo hari igihe umukozi wawe rero azaba yaratashye cyangwa arwaye cyangwa haboneke n'indi mpamvu ituma imirimo mu rugo atari buyikore iyo ngombwa ko ari uyikora ugomba rero kuyiga noneho ukayimenya umaze gukura kesha umaze gukura ugomba kumenya guteka kwaranja ibintu njya mbona mu cyumba cya ibintu byose wabijagaritse gusandira narabigukorera no ese mama iyo mvuko ni ibintu bizaba bimeze niba kuko abakozi bo bagira noneho wakambaye ewe n'abakozi bagira bo mu rugo nabo bagira off ubwo nzagira abakozi bafite shift nkora shift ya mu gitondo nkora shift ya nimugoroba umushefu n'umuntu wita ku bana n'injyana se ko numva uri mupfaye